ndagira ngo kuri uyu munsi kuri aya masaha bashyitsi bahire, aha turi ni mu kagari ka Gasayo, umurenge no wa Karengera. Tugize amahirwe yo kubakira, mwiyumve mwikaze nk'uko mubibona abaturage b'akagari ka Gasayo bishimiye kubakira. Turagira ngo rero tudatinze, nge muvugana nitwa Mbanenande Jean Damascene, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karengera wa Gateganyo. Mu busanzwe nsanzwe ndi agoronome. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya umuyobozi uyoboye delegation waturutse ku karere tumuha umwanya atwakirira abashyitsi, atugaragarize nabo bazanye. Murakoze. Bavuze umuyobozi mu kanya muramubona, nta kibazo rwose. Seba, reka tubanze ubwo gitifu rwose aduhaye ikibuga, undi bajya bavuga ngo ni ikibuga. Abantu bagasayo mumeze neza, muri amahoro, ariko murasa neza pe rashe karame. Ahantu twagiye hose sibyo, kandi ntubere ni n'ubwa mbere ngira ngo ngusabye kutabera ko nsanzwe nzi kubera. Hari ahantu higeze ubona abantu basobanutse nk'hano Gasayo? Ntaho pe. Ariko rero buriya baravuga ngo isuku igira isoko, kuko urebye n'abayobozi babo barasobanutse, yaba gitifu w'akagari, undi washyiragaho morale, yego, yaba gitifu w'umurenge, yaba abaturage. Noneho bakivuga morale, umudamu niwe wahagurutse bwa mbere. Ariko uziko abantu bashyize indirimbo hafi ya bose ari abadamu. Abadamu bantu bashobora kuba bari hejuru cyane. Buriya iyo umudamu yateye imbere nta ubu usigaye, igihugu kiba cyateye imbere kubera ko n'umutima w'urugo. Sibyo? Mumeze neza se? Muri kwivuza se? Cyangwa ntago murwara? Harimo se nabivuza ibikomere impyisi zabagurutseho? Twabyumvise. Niko ntago biba byoroshye muri iriya shyamba rwose. Ikindi twababwira nuko muri mu gace keza, mutuye ahantu heza. Buriya akenshi na kenshi umuntu ahantu atuye cyangwa se wambaye ikirezi ntabimenya, ariko rino shyamba ni ishyamba ryiza, barituriye. Buriya ushobora no gusanga muri mu bantu babona imvura bwa mbere mu gihugu, sibyo se? Buriya bahumeka n'umwuka mwiza cyane. Hano hera iki cyane? Bishyimbo, haba urutoki ruvamo na kakandi, ruvamo na gahunda. Aho rero ubwo ngubwo se biri mu mugore gutaha. Yego, je rero nitwa Byavura Sheri, nkaba ndi umunyamakuru wa Radio Isangano. Nanjye nitwa Seba Tuyishimire. Turakorana, twishimiye rero kuba turi hano uyu munsi kugira ngo tuze kugira umwanya wo kuganira, birumvikana. Kandi twishimiye no kuba turi kumwe n'abantu benshi, abaturage benshi bangana batya rwose. Mwakoze cyane. Yego, ntabwo turi twenyine rero nkuko babivugaga ngo hari abandi turi kumwe hano. Yego, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gateganyo yari amaze kuduha ikaze. Ngira ngo ntago twakongera kumuhagurutsa, yabikoze kandi turamushimiye cyane. Ahubwo reka uyu mwanya tuhe umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere ka Nyamasheke. Muramuzi? Aha, muraje mumubone. Ntabwo ajya agera hano, ni kure. Reka tumuhe umwanya abaramutse, birumvikana, ndetse agire n'umwanya wo kutwereka abashyitsi. Hano hari abashyitsi bakomeye cyane bagize uruhare kuba mufite rino vuriro rimeze neza. Reka tumuhe umwanya, hanyuma turongera tuganire rwose. Nizera ntashidikanya ko turataha dushiranye urukumbuzi. Yego, hanyuma anatwakirire n'abantu. Nabonye hano rwose abantu baba barasobanutse. Hano turi kumwe n'abasore, ubwo nabo barebe ukuntu babaganirizamo neza. umwanya nureka tuwe umuyobozi. Barakoze cyane.
Intogo za Nyamasheke. Intogo za Nyamasheke. Intore. Intore. Umutoza w'ikirenga niwe soko tuvoma. Intore turi ibisubizo. Murakoze cyane. Nitwa Byiringiro Jean Paul, ndi umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere ka Nyamasheke. Ntago twaje twenyine, twaje turi kumwe n'itsinda riri mu byiciro navuga bibiri. Turi kumwe na radio Isangano yatwegereye, ubu ngubu ahiri gukorera hano, abayiteza amatwi bose bari kubyumva. Ufite akaradiyo nawe yajya ku ruhande agatega amatwi, ibiri kubera hano biri gutambukaho. Ntago biri gutambuka gusa, ngira ngo muri kubona ko bafite n'ibifata amashusho bari gufata hano. Ufite smartphone bamuha link nawe akajya areba ibiri kubera hano. Murumva ko radio rwose yatuzaniye iterambere. Ntidukwiriye kubakirira tubaha amashyi. Aha, turi kumwe na none abadufashije kugera kuri kino gikorwa remezo dufite hariya, kivuriro ryiza ryubatse neza, rifite n'ibikoresho ndetse rifite n'abakozi bafite ubumenyi kuko baranahuguwe byisumbuyeho, aribo SFH Rwanda. Ndagira ngo mbahe mikoro batwibwire banadusuhuze. Muraho intore mukanya bazavuga ngo abadamu nibo baduserusiye, abagabo twebwe turaboneka hehe. So murakoze cyane. Nitwa Jerome Sezibera abingoma, umukozi wa SFH. SFH ni umuryango nyarwanda, ni uko biri mu magambo y'icyongereza ko n'umuryango nyarwanda wita ku buzima bw'umuryango. Ubwo rero twishimiye kubana namwe, turanezerewe. Abantu bangana abakunze nasanze rwose musobanutse, rwose twishimiye kubana namwe, murakoze cyane. Mwiriwe muraho. Nanjye nishimiye cyane kubabona, muri abantu basobanutse pe. Murasobanutse, murishimye. Abantu benshi usanga barazanye imenya kubera kubabara, ariko mwe murishimye. Turashimiye cyane, turabashimiye cyane. Hanyuma nanjye nitwa Jackie Niyonsenga, hanyuma nanjye ndi umukozi wa SFH Rwanda. Twishimiye kuza kubana namwe uyu munsi. Muraho. Nanjye nitwa Ombeni Julienne, abenshi abaje kwivuza hariya Muranzi, sibyo se? Yego, twe nduwanyu namwe muri abacu. Yego, murakoze cyane. Yego, haleluya, assalamu alaikum. Kristo yazakuzwe. Ubu rero twinjiye mu kiganiro, abantu bose mwabamenye. Ntimwari mufite amatsiko kumenya ngo uriya yicaye hariya buriya ni muntu ki, ashinzwe iki? Nuko ibintu bimeze rero. Ubu ngubu ibibazo mwaba mufite, yaba ibyifuzo yaba ibyishimo, mwisanzure rwose mu byerekane. Nibyo. Yego. Munyemerere rero twongere n'ubundi mu buryo bwo kuganira, sibyo? Twongere ijambo turisubize umuyobozi w'ishami ry'ubuzima hano mu karere ka Nyamasheke, abanza dusobanuriye n'ubundi byagenze gute kugira ngo uyu munsi tube dufite ivuriro ryiza nk'iri ngiri, hanyuma tuzarikoresha mu buhe buryo, mbese tubwire igikorwa cyacu, inkomoko yacyo n'uburyo tugomba kukibyazamo umusaruro. Reka twongere tumusubize umwanya hanyuma tuganire. Murakoze cyane. Ikibazo cyiza. Ubusanzwe Gasayo na Kagari kamwe kari mu murenge wa Karengera, ariko kuko mwabibonye namwe umwanya twamaze tugenda turi n'imodoka kugira ngo tugere hano, byasabaga ko abaturage bagera ku ivuriro bibagoye. Urugendo bakoraga ubwabyo urugendo rurerure kandi ruvunanye, ngira ngo mwabonye kari mu misozi miremire. Mwibaze rero umurwayi ufite intege nkeya kugera ku ivuriro yahageraga yasenzekaye cyane. Hamwe n'umubyeyi w'igihugu Paul Kagame, gahunda nziza yashyizeho kwegereza abaturage serivisi ndetse na serivisi z'ubuvuzi ntizibagiranye.
yashyizeho politike y'uko buri kagari kagomba kugira ivuriro, byibuze iyo hatarimo ikigo nderabuzima habe harimo ivuriro ry'ibanze. Hano rero mu Gasayo naho hubatswe ivuriro ry'ibanze, iryabanjirije iri ngiri ryari ivuriro ry'ibanze ry'urwego rwa mbere, haza kugira aho ba rwiyemezamirimo bashaka kurikoreramo, ariko akenshi kubera imikorere idakwitse abaturage ba hano ntibabone serivisi nk'uko bikwiriye. Tuza kugira umugisha, guverinoma y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima n'abafatanyabikorwa baganira na SFH Rwanda, igira gahunda yo kubaka amavuriro y'ibanze y'urwego rwa kabiri yegerejwe abaturage kandi bakazanagerwaho na serivisi zisumbuye. Iri vuriro mureba hano ni rimwe muri 6 amaze kubakwa mu karere kacu ka Nyamasheke kandi ari gutanga serivisi. Gasayo rero ntiyibagiranye, twarebye imisozi, tureba intera iri hano kuva hano kugera ku kigo nderabuzima, tureba n'ahabakikije batuye hano mu Gasayo, dusanga mukwiriye namwe kugira ivuriro n'igikorwa remezo kiza nk'iki ngiki. Ni muri urwo rwego rero twatanze iki kibanza, SFH kiracyubaka, imaze kucyubaka ituzaniramo ibikoresho, imaze gushyiramo ibikoresho, ubuyobozi bw'akarere na RSSB imwe tujya twishyura mitiwere, turagenzura dushaka umukozi uzakoreramo hano. Cyakora bidutwara umwanya kuko abazaga babonaga bafite ahandi hantu bakorera. Ubu rero abari gukorera hano nta handi bakorera, ni hano honyine, bari hano kugira ngo babavure, bazabaha serivisi muzakenera. Ngira ngo banazivuzeho ubwo twari ku isoko imwezi, ariko ni ngombwa ko tuza kongera no kuzibasubiriramo. Iri vuriro ry'urwego rwa kabiri rizatanga na serivisi z'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Ababyeyi muranezerewe? Ni byiza cyane. Nanabonye no mu mibare rwose bamaze kwakira ababyeyi 4 kandi babahaye serivisi barahabyariye, nabyo nibyo kwishimira. Ni ukuvuga ngo yego murakoze. Wa mujishi w'ingobyi abagabo bahetse bajyana umubyeyi hariya murawuruhutse. Serivisi zizatangirwa hano rero harimo serivisi nkuko nabibabwiye z'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, hari gupimisha inda kandi tukaza gupimisha inda ku gihe. Inshuro zingahe? Inshuro 8. Tukaza kubyarira hano kwa muganga ku gihe, sibyo? Kugira ngo nibabona hari ingorane zishobora kuvuka babe bakohereza ku bitaro hakiri kare, kubera ko iri vuriro rizajya rihamagara ako kanya ku bitaro ambulance ize hano itabanje kunyura ahandi. Nkuko ku mavuriro amwe namwe babanza guhamagara ku kigo nderabuzima bagabahamagarira, mwebwe ambulance zagiza hano izitwara abarwayi cyangwa n'ababyeyi bagiye kubyara. Hari serivisi zo kuboneza urubyaro kugira ngo tubyare dukizemo intera, abana bacu babashe gukura neza. Niba mara gukura neza tubajyane muri CD mu marerero barerwe neza, batangire gukura mu buryo bushimishije. Ikindi hano bazatangira serivisi zo gukingira abana, vaccination. Ikindi bazatanga serivisi, ubwo ndi kuvuga izisumbuyeho, ntabwo nari nagira kuri zimwe zisanzwe, kuza kwisuzumisha indwara zisanzwe bakakuvura akaguha imiti. Hano bazatanga serivisi z'ubuvuzi bwo mu kanwa n'amenyo, ndetse bazanatanga serivisi z'ubuvuzi bw'amaso. Ngira ngo ni ibikorwa dushimira umubyeyi wacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nimumfashe tumuhe amashyi n'impundu duhagurutse. Nimumfashe tumushimire rwose, nimumfashe tumushimire cyane. Yatwegereje ibikorwa remezo by'amavuriro ndetse n'ibindi bizaza. Ngira ngo mubona ko no kugera hano rimwe na rimwe mu gihe cy'imvura biba bigoye, ariko ikibazo arakizi. Uko ubushobozi bugenda buboneka agenda akemura ibibazo bitandukanye, rwose dukomeze tumugirire icyizere. Siko bimeze? Ubu rero abaturage ba hano kuri iri vuriro rya Gasayo bahivuriza n'abaturanyi, rwose turabashishikariza gufata neza iri vuriro. Ntabwo ari irya SFH, ni iryanyu. Kuricungira umutekano ni twebwe bireba. Siko bimeze?
kuribungabunga dukora isuku iruhande rwaryo twirinda ko ryandura risa nabi, ni twebwe turi hano, nitwe bireba. Kubanira neza abaganga baba hano batazabishisha bakajya bakora bataha, ni bande bireba. Nimubabanira neza bazaba hano nkuko bahari, nimubabanira nabi bazatangira kubikanga batahe, ubwo nataha nimugoroba ntimubone serivisi. Ariko nanone kutubwira ibitagenda mujye mubitubwira kugira ngo tubeho nkatwe tubishinzwe, dushinzwe ubuzima, tuganire nabo, tubereke umurongo ukwiriye wo gukora kugira ngo babahe serivisi iboneye kandi nziza. Ndumva ibigendanye n'iri vuriro ari ibyo ngibyo. Abaturage turabashishikariza nanone gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Tunashimira cyane uwatubanjirije hano yavuze kuri mitiweli. Iri vuriro kugira ngo rikore twasabye ko umunyarwanda wese wishyura mitiweli abasha kurijyaho kandi akabona serivisi zose nk'uko azibona ku bitaro cyangwa ku kigo nderabuzima. Ngira ngo rero ni intambwe nziza yo kwishimira. Tunabashishikarize mwese noneho mubifate nk'intego, muzaba ba mbere gutanga mitiweli, n'abandi bo mu tundi tugari bazajya baza kubigiraho uko mutanga mitiweli. Sibyo byiza? Murabitwemereye? Muri indongozi turabakunda. Yego. Arakoze cyane. Nimwongera amashyi umuyobozi w'ubuzima karere ka Nyamasheke. Hanyuma se SFH yabo bakivuriro ntago mwayiha amashyi? Takeda murayizi? Takeda nayo muyiha amashyi, nayo ikorana na SFH. Hanyuma hari igisimba, niba ari igisimba sinzi ukuntu byagenze, ariko ngo hari hagiye gutangwa imirizo cyo kiriyibagirwa. Hano hari abandi banyamakuru tutaberetse. Uriya mugabo yitwa Mutabazi, by'umwihariko ni umunyamakuru uba hano Nyamasheke. Urumva azajya aza no kubasura mu muhamakuru mu muhe no kubisheke. Hanyuma uriya musore bamwita Marashi, mwayibonye ko ari umutekinisiye kabuhariwe. Uriya ni wowe rwose udufasha gutuma amashusho bigenda neza cyane. Uyu mukobwa mwiza cyane nawe yitwa Philomene Mukantwari. Yego. Uriya mugabo yitwa Ngabo. Hanyuma nawe akaba ari umwanditsi mukuru wa Radio Isangano. Murakoze cyane. Hanyuma dukomeza n'ubundi kugenda tuganira, biragaragara yuko kubatekereza byari bikwiye koko. Umuntu arebye n'imihanda iri ahangaha, gukora urugendo mujya kwivuza byabaga bimeze bite? Byabaga bigoye. Ese ko nta bajene mbona ahangaha? Abajene gutya? Abasore n'inkumi? Abashu? Bari hehe? Namwe turabashuje cyane. Turabashuje, yego. Hanyuma rero arakoze cyane umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere ka Nyamasheke, ariko ngira ngo mufite n'amatsiko yo kumva SFH yabubakiye ivuriro bo barahumeka bate? Kuki babahisemo Gasayo? Ese ni bantu ki? Sibyo, kugira ngo mubanze mwumve impumeko yabo, mukanya turaza no kugira umwanya uhagije wo gusangira ibitekerezo, namwe mutubwire uko mubyumva ndetse n'ibibazo mwamufite, kugira ngo bano bayobozi byari bimeze seba baduha ubuhamye ko byari bimeze bitaraza hano byari bimeze bite. Yego. Twakire rero Jerome Sezibera, umukozi wa SFH Rwanda, atuganirire. Yego. Murakoze. Mu by'ukuri ndanezerewe kubabona, kubona ivuriro riri nk'iri ngiri ahangaha ni ikintu kinejeje. SFH ni umuryango nyarwanda nk'uko nabibabwiye, ariko ufatikanya na leta y'u Rwanda kugira ngo ugende ugeza serivisi nziza z'ubuzima aho zitaragera hakoreshwa amavuriro y'ibanze nk'aya ngaya bita amaposite de sante. SFH nyuma y'uko imaze kugenda ihura n'abaturage nk'uku nguku bakagenda bagaragaza ibibazo, ababyeyi nk'ubu ngubu nahoze ndeba nk'ahantu narebye nk'urugendo ruranga kugera ku bitaro biri hafi hano mwaganaho. Mu by'ukuri umubyeyi wabo ufite inda ugiye kubyara ntabwo cyaba ari ikintu cyoroshye. Ntekereza yuko nzi
imirongo y'abantu bagendaga bagiye gushaka, dufata urugero warwaye iryinyo bagiye kurikura, uburyo bwo kugenda ukajya ku bitaro byari ibintu bigoye cyane. Ibyo rero cyangwa se dufata urugero umudamu utwite uri kujya gupimisha inda, ngaho fata za nshute baza kwivuza. Kwari ukugira ngo ubuzima bw'umunyarwanda wese, ubuzima bw'umwana, ubuzima bw'umubyeyi abashe kubona serivisi hafi burushaho kuba byiza, abana bajye mu mashuri bige, nuramukuje kuvuza kuko izo ntera ndende abantu bakoraga, uze wivuze mu minota 30 wongere wisubirire hehe, wisubire mu mirimo. Nta mpamvu yo kurombera mu rugo kubera yuko amavuriro yarabegerejwe. Ngira ngo umuyobozi w'ishami ry'ubuzima yavuze serivisi zizatangirwa ahantu, yavuze nkeya kubera yuko ahangaha zatangirwa serivisi nyinshi azaba, kubera ko iri vuriro riri ku rwego rwa 2 n'imiti zaba ihari rwose, imiti ihagije. Ikindi serivisi ya laboratoire yo gupima ibizamini rwose ku buryo bazapima ibizamini bya malaria, iby'umusarani, iby'inkari, iby'amaraso ndetse n'ibyo amaraso yo mu nyama zo munda, byose hariya hari amamashini ari ku rwego ruhambaye ku buryo serivisi rwose mwajyaga mukenera zose muzagenda muzigira mute muzazibona. Kandi ngira ngo yanatanze n'ihumure yuko ambulance igihe hari n'umurwayi bikeneye ko ahangaha badashoboye bazaba bamwohereza hehe, azajya agenda bamwohereze ku bitaro ako kanya kubera ko ambulance izagize. Bivuze iki rero? Bivuze yuko SFH icyo gihe izaba iri kugera ku ntego zayo zo kugira ngo wa muryango ugira ubuzima bwiza. Si ibyo ngibyo kubera ko SFH nubwo ivuriro iba yubatse mu mavuriro, tugumye no gukurikirana uko ayo mavuriro arimo agenda akora. Niyo mpamvu tuzagumya gukorana n'abaganga bakoreramo, batangiye kugenda bahugurwa kugira ngo nko gutanga serivisi zo kubyaza barusheho kugira ubumenyi buri hejuru cyane, gutanga serivisi zo kwita ku buzima bw'umwana barusheho kugira ubumenyi buri hejuru cyane. Aya mavuriro azatanga na za serivisi zerekeye no gusiramura, abakeneye serivisi yo gusiramura, urubyiruko, abagabo bakuze, bose ni serivisi bashobora kuza bakagera gute bakazibona ahangaha. Icyo rero intego ya SFH kandi icyo tubasaba nuko mwazarushaho kugira ngo iri vuriro babazaniye serivisi muzikoreshe, hatazagira undi muntu uzongera kurembera mu rugo. Rwose naza kunezerwa hano hantu ninza kubonamo hari nk'umubyeyi wabyariye ahangaha, wenda akaza nko gutanga ubuhamya, byaza kurushaho kuba byiza kuko numvise ko batangiye kuhabyarira. Rwose icyo ngicyo nicyo SFH yifuzaga kandi nicyo igihugu cyifuza, kugira ngo tugire abanyarwanda bafite ubuzima bwiza, abanyarwanda bakora, abanyarwanda bagirira akamaro umuntu yigirira akamaro ku giti cye, akagirira akamaro umuryango kandi akagirira akamaro igihugu. Murakoze cyane. Ayo mashyi ko numva se ntabwo akunyuze kujya muduha amashyi nk'ay'abakonseye yandi nkahaga abakonseye. Mukecuru ahise aseka, ahise abyibuha. Mukecuru buriya banza yarayakomye. Hanyuma murumva yuko ibi bintu ari byiza, serivisi muzajya mubonera ahangaha ni nziza. Mwajyaga murembera mu rugo, ubu byarahindutse. Ubu ni amateka. Ni amateka, nibyo kabisa. Hanyuma rero dukomeza kugenda n'ubundi tuganira, dukomeza kugenda twungurana ibitekerezo. Turi kumwe n'undi mukozi wa SFH, kare yari yambwiye ko yabishimiye ariko we akunda cyane urubyiruko, namwe ariko arabakunda n'abakuze. Reka tumuhe umwanya tubwire iri vuriro rivuze iki ku mujene, iri vuriro rivuze iki ku rubyiruko ruri muri aka gace, muzaribyaza umusaruro mu buhe buryo. Reka twakire Jackie kugira ngo nawe tuganirire, sibyo? Murakoze cyane. Murakoze, nanjye nishimiye cyane kuba hano nk'uko yabivuze. Nishimye pe kubabona ukuntu mumeze, nta mukecuru barimo, mwese muri abantu bakiri batoya kubera kwiyitaho, ni byiza cyane. Hanyuma nk'uko yabibabwiye, nkunda urubyiruko ariko n'abantu bose n'ababyeyi, ntabwo nareka ababyeyi, ariko cyane cyane ndaza kuvuga ku rubyiruko. Nk'uko bavuze services cyangwa gahunda zizajya zibera hara ku ivuriro, rwose ntabwo twibagiwe n'urubyiruko. Urubyiruko rurahari hano. Ese iyo bavuze urubyiruko ubundi wiyumva he? Mwumva yuko urubyiruko no guhera ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe kugira ngo babe clear?
ninde wambwira 35 undi 30 hano hari ufite igisubizo gikomeye cyane. urubyiruko aba ari uguhera ku myaka 18 kugera ku myaka 35. Aha, ubwo ngubwo arababwira urubyiruko rwanya. Arakoze cyane. Ko numva mufite urubyiruko rwinshi. Hari abantu biyumvishemo hano se muri iyo myaka basi kadufatire kuri iyo. Abiyumvishijemo tumanike gutya. Waba warabyaye waba uri umumama cyangwa uri umupapa ariko ufite iyo myaka tumanike turebe. Ikibazo iyo twivuze urubyiruko mwumva abantu batarashaka sibyo? Oya. Oya. Aha, ubwo ngubwo abo ngabo nibo ngiye kuvugana nabo rero abakiyumva mu rubyiruko muri make. Iri vuriro ntago ryigeze ryibagirwa urubyiruko nkuko babivuze, ntago ryigeze ribasigaza inyuma, ahubwo bateganyije ku buryo harimo n'icyumba cy'urubyiruko. Mwakankomeye amashyi basi. Hanyuma hano harimo icyumba cy'urubyiruko. Icyo cyumba cy'urubyiruko wakibaza ngo hazajya haberamo ibiki n'ikiki. Urubyiruko impamvu twarufashe tukarusa nkaho turitandukanyije n'ahandi bakirira abantu makuru ni ukubera yuko urubyiruko namwe murabazi n'abantu icyambere bakunda ibanga sibyo, kandi n'ibibazo bahura nabyo ntago bihuye n'ibyanyu. Mwebwe ibibazo muhura nabyo ni ibya rusange sibyo. Ndabona ababyeyi babyishimiye nkaho ari byo koko. Yego, hanyuma rero muri urwo rwego twafasha abantu bamwe mu rubyiruko bagize urubyiruko, duhitamo babiri tubifashijwemo n'ubuyobozi, barabaduha turabatraininga, turabatoza, tubahereza ubumenyi buzabafasha kugira ngo bahereze n'abandi. Murabazi se? Ntago mubazi. Reka mbasabe baze banyegere hano, ubundi ntago nakabaye mvuga batari hano. Baze hano. Undi ari hehe? Ego. Uyu nguyu ari numwe muri abo ngabo ndetse nuriya ngira ngo murabazi. Naba hano cyangwa n'abanyamahanga badufatiye baradu. Muyobozi naba hano. Abangaba niba ari abanyu koko nabanyu, barabafasha barabizera, hanyuma babahereza ubumenyi butandukanye. Sinaba gusa ahubwo hari n'urundi rubyiruko. Ariko by'umwihariko bano kuri rivuriro muri aka kagari twarabafashe kugira ngo baze hano bajye hagati muri zango zanyu, bashishikariza urubyiruko rugenzo rwabo kugana serivisi zizatangirwa hano z'urubyiruko. Wakibaza ngo ni zihe sibyo? Ni amahugurwa ndetse ni ukubagana mu buryo bwo kwivuza muganga ndetse no mu buryo bw'ubujyanama busanzwe. Urubyiruko twebwe hari ukuntu tugira ibintu bitandukanye ku mibiri yacu bigenda bihindagurika. Mubyeyi utabonera wenda umwanya wo kubibwira umwana nubwo atari byo rwose, nubwo atari byo mbivuge gutyo, umubyeyi akwiye kuba inshuti n'umwana we cyane sibyo? Mukaba inshuti ku buryo najya mu mihango bwa mbere ari buze kwikubwira ukamwigisha uburyo ki agomba kwitwara muri icyo gihe sibyo? Umuhungu namubwira ijambo aze atinyuke kubikubwira ati hari umuhungu wambwiye ngo kwa gatandatu tuzahurire hariya nzajyeyo sibyo? Ibyo rero nubwo murenganya cyane urubyiruko, biterwa n'ukuntu ubanye n'urubyiruko, biterwa n'ukuntu ubanye n'umwana wawe sibyo? Tutirengagije rero uko hari urubyiruko noneho rudatinyuka kuba rwabaza umubyeyi icyo kintu. Aho rero twatekereje uburyo ki noneho icyo cyumba cyabo cyaba hano ku health post ku buryo azaza noneho akabaza muganga ibyo bintu yatinye kukubaza sibyo? Murumva ari byiza ababyeyi? Ndashaka kumara impungenge ababyeyi bajya bumva yuko icyo cyumba bakigishirizamo ubusambanyi. Ndashaka gupfobya ibyo bintu rwose sibyo. Urambwiye ngo nukuri bakamuhereza ubujyanama. Si nibyo gusa, niyo atabasha kugera hano kwa muganga harimo abajyanama b'ubuzima. Hano hari abahari abajyanama b'ubuzima barahari, dore ndimo ndababona. Tubazi mwese, murabazi abajyanama b'ubuzima. Rubyiruko abajyanama b'ubuzima bariteguye kubatega amatwi, bariteguye kubumva. Hariho n'abandi bitwa ngo ni inshuti z'imiryango sibyo? Hari abahari hano, arahari.
nuriya n'undi arahari ni ukuvuga ngo aba bantu mubagane rwose kugira ngo dukomeze dusigasire urubyiruko rwacu kuko murabizi ko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu sibyo nizo mbaraga z'igihugu nizo mbaraga z'umuryango rero tubisigasire kandi urubyiruko rwose turushishika niba umwana wamubonye ukavuga ati uyu mwana nsigaye mbona yitwara gutya ariko simfite uburyo bwo kumubwira mubwira yoboke mubwira ati jya kwa muganga sibyo cyangwa umufate ukuboko umujyane sibyo mubwire umujyanama ushobora kubwira mugenzi we kubera ko wenda baraza kuvuga ururimi rwumvikana wowe hari uburyo mukecuru hari uburyo ushobora kukubwira kandi ari ikinyarwanda ariko ntunyumve sibyo ariko ababo barumvikana baraziranye sibyo rubyiruko murimo kunyumva ikindi nababwira muhumure aba bantu bahuguye uburyo bakira urubyiruko ntago azakwakira hamwe na mama wawe humura icyo cyumba niyo mpamvu ari icy'urubyiruko hari abantu benshi bavuga ati se nzaza kwaka agakingirizo mbona mama wanjye turi hamwe hariya ku murongo bizavamo rubyiruko sibyo niba ndabavugira ibintu ariko muhumure icyumba cyanyu kiri ku ruhande kandi rwose mwibanga ariko bakarengera ubuzima bwanyu sibyo murimo kunyumva aba bantu rero reka mbahereze mikoro bivuge bababwire naho baba naho bakorera sibyo kugira ngo babamenye aya kamere ku mukobwa sibyo anatubwire ni kuba urubyiruko rwasobanukirwa ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere birumariye icyo ubundi mwiriwe twishimiye kuba twagira abantu muri kubona hano cyane cyane kuba baratwegereje rino vuriro murabizi imbogamizi zari zihari ari nyinshi cyane ku babyeyi bajya kubyara simubizi se imbogamizi zimwe mwagiraga wenda nk'igihe imvura yaguye bikaba bigoye ku buryo mwagera ku bitaro ari mwese amazina yanjye ni Uwida Anita abandi bo mu mudugudu wa Gitwa abenshi muranze noneho ibyo nsubiriremo ari nkubajije kuba urubyiruko nibyo ariko aho kugira ngo usobanure ibyo utazi usubirishamo kuba urubyiruko rubonye icyumba cy'urubyiruko kuba urubyiruko rwasobanukirwa ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere bimaze iki kuri rwo ikintu bituma ari nk'urubyiruko hari nk'amakuru menshi ababyeyi baba bataraduhaye wenda bakagira isoni zo kubitubwira cyangwa se nabo bakaba batabifitiyemo ubumenyi buhagije turaza tugana umuyobozi turajya tuhasanga umuganga adusobanurire birajya bigabanya guterwa inda ku bangavu mu buryo butateganyijwe cyangwa se nko mu gihe wenda wagize nabyita nk'umwaku ukaba wasitara ku mutipe nyine cyangwa akagusitaraho gusa waba wagize umwaka cyangwa wagize nyine hari igihe biba mu buryo nyine butumvikana bw'imburagihe hano kwa muganga bagufasha bakaguhereza ikinini gituma udahita usama ako kanya cyatuma utandura sida nyine ni ibyo ngibyo aha arakoze cyane murimo murabiseka none se nkubaze ubundi wamaze kubikora byarangiye sibyo umuntu agwaye ikinini cyatuma wenda udasamukira umwana uri umunyeshuri umuntu waguye ikinini cyatuma utandura izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntiyaba hari icyagabanyije ku cyabaye bwa mbere aha urumva ko rero ni byiza cyane reka twumve na mugenzi we Anita arasobanutse sibyo mwerewe ndakeka musanze umunsi ngewe amazina nitwa Yamfashije Honore mvuka mu mudugudu wa Muganza bari bavuze ku cyumba cy'urubyiruko cyane cyane urubyiruko tugira ibintu byinshi tugira imibiri ihindagurika ariko badutekerejeho natwe batuzaniramo n'icyumba cy'urubyiruko turabizi neza ko bizadufasha kuko hari byinshi tunyuramo hari byinshi navuga binatugerageza ahari niko nabivugamo ugasanga wenda nk'umunyeshuri cyangwa undi usanzwe
akaba adafite amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere yiwe, ugasanga yishoye mu bindi bintu bitandukanye, ariko akagira n'isoni zo kuba yagira undi muntu abibwira cyangwa umubyeyi mu rugo, akaba atatinyuka amubwire uko ubuzima bwe buhagaze n'ibindi tugenda duhura nabyo, cyangwa umubyeyi akaba atamusobanurira ku buzima bw'imyororokere yiwe. Ngira ngo ababyeyi benshi ntabwo akenshi na kenshi iyo tumaze gukura, wenda tumaze guca ubwenge, tumaze kujya muri ya myaka, hari byinshi mutinya kutubwira, ariko nk'urubyiruko tuba tugana icyumba cy'urubyiruko kugira ngo tumenye cyangwa tuhakure ubundi bumenyi bwisumbuyeho. Murakoze. Ese reka nkwibarize ikibazo. Yego. Iyo ababyeyi ntacyo bababwiye, ubwo nk'umujene amakuru yakurahe? Nk'umujene nk'urubyiruko hari igihe wenda uganira n'urubyiruko mugenzi wawe, wenda hari ibyahindutse, wenda nko ku bahungu, reka mvuge ku bahungu. Yego. Ku bahungu iyo umwana atangiye gukura, atangiye kumenya imyaka 12, ku wakuze neza agira igihe wariye neza agira igihe cyo kwiroteraho. Ariko iyo abibonye hari igihe atinya no kubibwira umubyeyi wiwe, nk'umubyeyi w'umudamu, ariko akaba yabiganiza nk'urubyiruko cyangwa undi mwana mugenzi we, ariko ntabwo abazi ikintu bisobanura. Ariko iyo abajije amakuru neza, amubwira ko wenda mu gihe aryamanye n'umwana w'umukobwa cyangwa mbega n'igitsina gore, wenda niko nabivuga, ashoboye kuba yatera inda. Ariko niyo mpamvu twanabyishimiye kuba wenda hazamo n'icyumba cy'urubyiruko, kugira ngo udafite amakuru cyangwa udafite ubundi buryo yabicishamo, ku buryo yajya kubaza akamenya ubuzima bwe uko bugenda buhindagurika. Kugira ngo mumenye amakuru. Kugira ngo tumenye amakuru, nyine hari igihe washobora kuganira n'undi wenda na mugenzi wawe akaba yagushuka. Akaba yagushuka ukajya mu cyangwa ugasanga abasore murashuka abakobwa mubafatirana. Cyangwa ubwira ati wakuze sha, ubu ngubu rwose wabikurikirana. Yego. Ubu rero ni ibintu byiza. Icyumba cy'urubyiruko rero ndakeka ababyeyi, hari ukuntu nyine ababyeyi uba usanga nyine kumubwira kuba haraje icyumba cy'urubyiruko atabyumva neza, ariko ndakeka babisobanuye mu buryo buhagije, ntihazagire umubyeyi ubona umwana we yaje ku cyumba cy'urubyiruko, nagera mu rugo amukubite ngo yaje mu bishitani n'ibindi bagenda bavuga. Ariko ndakeka nibwo buryo bwiza, aho kugira ngo bamutere inda cyangwa kugira ngo yishore mu bindi bintu, yaza agafata inama nziza kandi zizamugeza mu gihe cyiza. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Ngira ngo ijambo twarisubiza Jackie, bari cyo kongeraho. Ni ikintu gitoya nshaka kongeraho. Utwo dukoresho udukingirizo muratuzi urubyiruko, bari guseka ngo ukuntu uvuze ngo udukoresho. No dukoresha ariko nane se warumbwiye gute mama? Ntabwo batuyoberwa. Hanyuma rero urubyiruko baratuzi. Hanyuma rero ahangaha ku ivuriro turahari kandi tw'ubuntu, ko mutankomeye amashyize. Aho kugira ngo ugire waza rwose ukagafata kugira ngo kajye kakurinda mu gihe kwa kundi yatubwiye ngo nukugira gute ngo yagusitayeho, sibyo? Aho kugira ngo agusitareho uhure n'ibibazo usigare rwose usigarane ibindi. Hanyuma rero icyo nshaka kuvuga, ndashimira abayobozi cyane cyane kuba mwariyemeje mukaduha aba bantu, kandi namwe ubwanyu dukorana turabashimiye cyane. Twiteguye yuko nyine tuzabona umusaruro mu rubyiruko, kutongera kubona abana batoya cyane b'imyaka. Abana hano babyara bafite kesi yabayeho imwe, babyara bafite imyaka nk'ingahe? Uwabayeho mutoya wabyaye ufite imyaka mitoya ni nk'ingahe? 10? 14 na 15. Ngaho murabyumva namwe. So rero ibyo nibyo tugira ngo mwebwe, ngewe namwe ndetse n'igihugu muri rusange, nidufatanya rwose ibyo bintu tuzabica. Ko musakuje sibyo? Nibyo?
bishobora kuba bikaze kuko abantu bavuze ariko abayobozi ndabashimiye cyane ku bufatanye bwanyu no kwita ku banyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange. Arakoze cyane arakoze cyane. Hanyuma twabumvise mu kanya muraza kutubwira niyihe mpamvu ituma mutinya kuganiriza urubyiruko ku birebana n'ubuzima bw'imyororokere. Ese ubwo mwe ntago muri ba nyirabayazana muri ibyo bibazo? Turaza kureba ese byagenda gute. Hanyuma ngira ngo utwo dukingirizo n'abakuru ariko badufata. Nawe uri bugira utwufataho. Ndi kwiga seminari. Hanyuma twakwakira rero mu mahombi. Hano rero hari umuganga ukuriye iri vuriro, ndajyaho nawe tumuhe akanya gato munamubone mu by'ukuri anabaganirize, ariko nanone anatubwire iyo abarebye ku maso mugana rino vuriro ageranyije nuko mwajyaga hirya no hino, abona ari iki ryafashije abatuye muri aka gace. Ongeye kwirirwa. Mu by'ukuri iri vuriro ryacu ndebye uburyo mujya muza muvuye hari ahantu nzajya gusura, nabwiye abakecuru b'inshuti zanjye ngo nzajya hano biti Muganza, Rubona na Gitwa na Nyamurira, ho njya mpaca rimwe na rimwe, hose nzahasura kuko rwose mbona ari ahantu kure, ariko iyo mugeze hano numva ari byiza mutagiye Imwezi. Nanjye ejo navuye Imwezi n'amaguru, navuze reka njye kureba ahantu abakecuru b'inshuti zanjye bajyaga. Ejo navuyeho n'amaguru nca Higiro, umuhanda wose ngera hano, nahagenze isaha n'igice, none ndi muzima nta kibazo mfite. None ndatekereza umuntu wavaga hano arwaye akajya Imwezi byabaga bimeze biti. Mu ntiza amashyi dushimire aba ndetse n'umubyeyi wacu, perezida wacu wa Repubulika, ni ukuri tumushimire. N'ubuyobozi bw'umurenge iyo banga ko tuza ngo batwubakire ntabwo byari gukunda, nabo tubashimire. Murakoze cyane. Ikintu rwose mbijeje nuko tuzajya dufatanya, siko njya mbabwira, nimutubanira neza tuzahaguma, mudufashe serivisi zose murabizi, muza tukabasuzuma bisanzwe, tukavuka ibisebe, tukabaha imiti, uwo byanze tukamwohereza ku bitaro bikuru ajye guca mu cyuma cyangwa bazamwohereze n'ahandi, sibyo? Noneho icyo mugiye kumfasha, mugiye muza hakiri kare, haruza yarembye nkamubaze se ntabwo waruzi ko duhari, ngo nabuze intege. N'umuturanyi n'umujyanama w'ubuzima wamubwira akaguherekeza, sibajye babaherekeza. Rwose twongere tubyibukiranye, serivisi zose zirahari, kuboneza urubyaro, kwipimisha inda ku babyeyi batwite. Twafashe gahunda yuko uwo tuzajya dusanga wese atwite tuzajya duhita tumutangiza igipimo, sibyo? Kugira ngo atazafata umuhanda wo kujya Imwezi, nitwe tuzajya tubanza babandi twasanze baratangiranye Imwezi, babandi baje ku gipimo cya 3 cya 4 n'ubundi bari gusubira Imwezi, ariko abo tuzajya dutangirana tuzajya dukomezanya kugeza igihe mu byaje akajyana agahinja neza, akarya ku biryo bishyushye, agakoma gashyushye, sibyo? Uwabyariye hano bwa mbere yarambwiye Muga ngiye kunywa ku gikoma gishyushye, ngiye kurya ku turyo dushyushye, nuwa hano hirya barabizana, igikoma cyaje nijoro umupapa aragiteka barakizana, akajya ambwira ngo nukuri Imana ishimwe, numva ndanezerewe, numva ari ibintu byiza. Namwe rero mu minsi ishize bambwiye ko hari umuntu wabyariye bari Muganza, Impanga, nukuri numva agahinda karanyishe kubyarira Impanga mu rugo, kandi ndi hano naharaye naraye mfuza, numva agahinda karanyishe, ariko ntabwo bizongera, ntibizongere. Mujye mubabwira bahite baza bihuta, baze tubafashe, sibyo?
baze rwose ibyo kubyarira mu nzira reka ntimuzongere kubyarira imuhira n'abagabo mubitura abagore ababyeyi mubahwitire babwira jya kwa muganga hakiri kare ino ngo baba bafite isoni zo kuza ku manywa yego ngo bakaza ku manywa ngo babareba ngo indiri kubarya ntimukajye mugira isoni nimushaka mujye muhita mumamagara nze mbatore mwabyumvishe uzajya unanirwa umujyanama w'ubuzima ajya atubwira tuyihute tumutore duhite tumubyaza mwa muri kumpombya amaboko n'imbaraga mfite na batanu twababyaza n'icumi mujye muza tubabyaze sibyo rwose ntimuzongere kumpemukira mubyarira mu rugo mwabyumvishe yego n'izindi ndwara zose mujye muza tubavure turi inshuti zanyu namwe muri inshuti zacu sizongere kubona umuntu warembye cyangwa ngo wafite umuvuduko ningewe njye nsanga mufite umuvuduko ko mutajya mugaruka ngo nongere mpime twarahanye gahunda mujye muhita muza sibyo yego rata mukecuru kora hano nyampinga yabaye inkumi urakoze mama urakoze yego murakoze cyane rero dushimire abanyamakuru dushimire abashyitsi dushimire umuyobozi w'ubuzima bose tubashimire Imana ikomeze kuduhana umugisha twese tujye tubona amahoro murakoze amen koko ufite muganga ahatarira ntasobanutse hanyuma rero ndagira ngo tubitware muri ubu buryo ibyo ari byo byose ibibazo tuba dufite biba bijya gusa kuko turaturanye ndagira ngo twakire nk'abantu batatu gishobora kuba ari ikibazo gishobora kuba ari igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi ku byavuzwe nashereka twakira umubyeyi umwe wenda waba warakoze nk'urugendo ajya kubyara twakire n'umubyeyi wundi w'umupapa ndetse n'umujene batubwire gishobora kuba ari igitekerezo gishobora kuba ari ikibazo gishobora kuba ari inyunganizi gishobora kuba ari uko yakiriye kubona rino vuriro hano muri aka gace mutuyemo kandi ni ku bushake umva afite igitekerezo arazamura akaboko mujene ariko si ubu ntawe uri hano hafi ku buryo tuza kugeraho tutabanje gukora ntacyo reka nanjye shyiremo akabaraga mwabonye umudamu watamiye murakoze amazina nitwa Bazimaziki Saveri ntuye mu mudugudu wa Nyamurera akagari ni Gasayi mbere na mbere ndabanza shimira perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame benshi yaduhaye zagira inka turazifite abandi yabahaye ingurube abandi bahabwa ihene abandi bahabwa VUP tuzabivuriro turarihabwa icyo mushimira icya kabiri ni icyifuzo abaturage ba Nyamurira dufite icyifuzo twe twatekereje gufuga bamwe tugenda tuganira dufite ikibazo cy'umuhanda Ruharambuga Rwabudege Gasayi twebwe twaratekereje dukora umuganda buri wa kane tukavunika ese nta ku buyobozi bw'akagari bwakicara bugafata abantu bukabashyira mu byiciri uwo hasi w'inyuma nubwo yatanga 1000 ukurikiyeho 2 ukurikiyeho 3 ukurikiyeho 5 n'abandi 10 tukaruhuka uriya muganda ariko twe tugatanga imbaraga z'amafaranga tukareba uko wakorwa buri munsi mu muganda turavunika murakoze aha ubwo baraza kutubwira uwundi muntu nimba ufite igitekerezo icyifuzo cyangwa inyunganizi cyangwa se yenda yumva hari shimwe muri ku mutima reka arahari niba hari umuntu wenda twatuzaho tukumva mugenzi wacu icyo agiye kutubwira nyuma y'uwo muntu umujyanama w'ubuzima yitegure ngira icyo mwibariza njyewe nitwa Tizere Jean Baptiste kuwa kabiri nagiye mu Bushenge ngiye kwibagisha ikibyimba nari mfite bambaze kuwa gatanu ndanataha kuwa gatandatu ku cyumweru bucya nabyimbye amazi naje hano
baramvura bankubita utunini amaso yabyimbutse ndashimira ibi bitaro bazanye hano murakoze urakoze cyane urumva yuko ubu wari busubire Bushenge yego Bushenge buri hari wahagenze nk'igihe nk'amasaha angana ate wakoresheje amafaranga angana gute nakoresheje amasaha 3 amafaranga yoho nabara ayo nakoresheje ndiyo kubera ibintu byaho bihenze nakoresheje nka 20 amaye nka data ni menshi uyu we yazanye n'ikizibiti cyo kutwereka ukuntu bimeze neza cyane wa mujyanama w'ubuzima ari wazamuye arenguri uriya mama mpira w'umweru uwo nguri imbere yawe rashe ni umujyanama w'ubuzima nabonye cyangwa siwe hari umujyanama w'ubuzima uyu nguko uyu ngo ni umujyanama w'ubuzima nibyo ngo ni inshuti y'umuryango inshuti y'umuntu ndashaka umujyanama w'ubuzima ni bari hafi nguri hari inyuma yawe uriya mama w'igituta ngaho mwegera imbere mama buryo se babazi n'igituta uza abakobwa nasukishije kera ngira reko bankunda mama uri umujyanama w'ubuzima yego bakwita ndese nta makiro Apoloni umeze neza ntari bipe waba warigeze guherekeza umubyeyi kwa muganga njya ahubwo dutuye mu mudugudu wa Gitwa kugeza umubyeyi kwa muganga babyamberaga ikibazo hari na benshi nagiraga ikibazo kubera nta n'umuhanda tuba dufite tunyuramo hano hasi bakabyarira mu nzira nyine bikangora sibyo ko iyo babyariye mu nzira mpitamo amaraga ku kigo nderabuzima nkababwira ko twavuye mu rugo ariko kubera ko imbaraga zabaye ngiye kubera urugendo n'imbaraga umubyeyi afite n'abahetsi nabwo hari n'igihe abari ikibazo nijoro cyangwa se n'imvura yego kavuga ati ntacyo nimba bishoboka ni mushaka uburyo mwagera ku muhanda mushaka abantu bamuzana it's okay hanyuma kuba noneho dufite ivuriro hano hari icyo bivuze gitandukanye nuko byari bimeze ritaraza murakoze biratandukanye cyane kuko ntekereje imvune nahuraga nayo navuga ngo Imana iragahora itekereza ku baturage bagasayo ngira ngo nta kindi nakubaza urakoze cyane ese abagabo hano bajya baherekeza abagore gupimisha inda cyangwa murimo muragotomera hirya no hino uburyo abadamu basetse barimo baragotomera hanyuma rero ikintu abantu bano bajya gutandukanaho n'ahandi twanyuze muri uru rugendo tumazemo iminsi ni uko buzuye amashimwe kurusha ibibazo ariko hari n'ibyo bagaragaje koko banifuza ntabwo bano bayobozi bagenda tutongeye kubaha akanya kugira ngo bagire icyo babwira bano baturage tunasunika tugana ku musozo reka twongere dusabe bwana Jerome ahaguruke agire ubutumwa agenera abantu baturage turi kumwe kuri uyu munsi wa none kubirebana n'iri vuriro nimba hari n'akandi gaseke katarapfundurwa na SFH ndetse na Takeda nabyo araza kubitubwira murakoze cyane mu by'ukuri urebye amashimwe ari hano nta cyatuma SFH idakomeza gukora ubuvugizi no gukora ibishoboka byose kugira amavuriro agenda aboneka niyo mpamvu ushingiye kuri aya mashimwe ugashingira nuko handi hakiri ibyo bibazo bagifite ibibazo byinshi batarabona ayo mavuriro niyo mpamvu SFH izakomeza gufatikanya n'akarere ka Nyamasheke ndetse na leta y'u Rwanda no mu tundi turere twose kugira ngo ahantu hataragera serivisi z'ubuzima zizaye zihagera hakoreshwa aya mavuriro y'ibanze icyo rero twasoza tubasaba nuko mwagana aya mavuriro rwose ntihagire umubyeyi urembera hehe mu rugo ntihagire umwana urembera mu rugo ubwishingizi bwa mituweli burahari burakoreshwa ntabwo ari ubwishingizi bwa mituweli gusa ufite memayi bwa bwishingizi bw'abasirikare n'abapolisi burakoreshwa ahangaha hari n'abafite n'ubundi bwishingizi bita za ordo muco n'ubundi ndetse na za rama n'abakozi bakorera bafite ubwishingizi bwa rama nabo bugiye kuzatangira kuza gukora ahangaha biri mu nzira biraza ubwo rero turabasaba yuko rwose ntihagire umuntu wongera kurembera kwa muntu uza mu rugo abaganga hano barahari SFH izakomeza gushyira imbaraga kugira ngo amavuriro arusheho kugenda akora neza dufatikanyije n'akarere maze abanyarwanda twese tugire ubuzima bwiza twiteze imbere abantu banga muri Gasayo baba abantu bagirira igihugu akamaro baba abantu bagirira imiryango akamaro kandi bagirira isi yose akamaro murakoze cyane
yego arakoze cyane rero. Arakoze cyane Mimi. Karame. Hari umuvandimwe wavuze ku kintu kijyanye n'umuhanda, ntabwo ikibazo cyavugwa ngo tugisimbuke, nyemera tukiyobore ku munyamabanga nshingwabikorwa. Wumvise ko bafite no kuba baniyemeza, hari igitekerezo. Reka tubanze tubashimire aba baturage ko bagize igitekerezo cyiza cyo gushyiraho umuganda kugira ngo nibura imigendere y'uyu muhanda yorohe. Turabizi neza ko buriya umuganda n'umwe mu gisubizo abanyarwanda twishatsemo, ni n'umuco wacu nk'abanyarwanda, ntabwo dukwiriye kuwukuraho. Ibijyanye n'amafaranga rero buriya ntabwo twahita tubishyiraho, ahubwo turaguma turwane n'umuganda wa buri wa kane, twishakemo ibisubizo, sibyo? Twishakemo ibisubizo. Murumva ko binyuze mu biganiro twagiranye nicyo bishimiye, sibyo? Turagumya dukora umuganda, twishakemo ibisubizo hamwe n'ubuyobozi bwiza. Ndatekereza ko ntabwo baduha ivuriro nk'iri ngo ibindi babitwime. Birashoboka. Kubera ko tubizi rero kwa kimuhana kazi imvura ihise, sibyo? Mureke tube twishakamo ibisubizo. Murabizi ko isigaye inahita ntikaze, sibyo? Mureke rero tube twishakamo ibisubizo binyuze mu muganda. Mwabivuze ngo igihugu kiradukunda kandi kiradutekereza, n'ibindi bizaza. Murakoze. Urakoze cyane. Bisobanutse. Birasobanutse cyane. Birasobanutse. Sepa rero ngira ngo turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, ariko nanone turasaba umuyobozi ubuzima mu karere ka Nyamasheke nawe agira icyo atugezaho, niba ari n'ubutumwa atanga cyangwa se niba ari icyo asaba abaturage bo muri aka kagari ka Gasayo. Reka tumuhe ikaze. Ndongozi za Nyamasheke. Ndongozi za Nyamasheke. Gira isuku, gira ubuzima, niko dusubiza. Gira isuku, gira isuku, gira isuku. Aha. Iri vuriro ryaje hano kugira ngo tuze kwivuza. Ariko se none turasabwa iki kugira ngo natwe tubungabunga ubuzima bwacu? Haze nyine uwarwaye, ariko natwe dushyireho uburyo bwacu, bwanjye, bwawe, umuturanyi, kugira ngo twirinde indwara. Turasabwa iki? Turasabwa isuku. Indwara nyinshi ziterwa n'iki? Ziterwa n'iki? Aha. Ufite ubwiherero? Abadafite ubwiherero bashyire hejuru. Abatabufite. Abadafite ubwiherero bashyire hejuru. Murasobanutse. Ngaho ni mwiha amashyi, murasobanutse. Ha. Igisigaye tubukoresha neza. Alo. Ubwiherero tubukoresha neza. Neza. Ubu nta bantu benshi barwara indwara z'impiswi, bararabirukanka. Ntabo hano. Aha, murasobanutse. Ndagira rero ngo twongere dushimangire ko isuku ihera kuri nge, kugira ngo ikwire hose ihera kuri twebwe ubwacu. Mu rugo rwanjye nizaba mfite isuku, nkihanira, ngomba no kwegera umuturanyi nkamutoza umuco w'isuku, kubera ko ngewe mfite isuku we atayifite, isazi ishobora kujya iwe ikazi wanjye kuko nta mbibi twashyizeho, ugasanga dusangiye n'isazi, ndwaye indwara z'umwanda ziturutse ku muturanyi. Niyo mpamvu uruhare rwanjye mu kwigisha uwo duturanye, uruhare rwacu mu nyisibo, uruhare rwacu mu mudugudu, tugomba guharanira ko umudugudu wacu uba mbere mu kugira ibipimo byiza by'isuku, tugaharanira ko n'abaturanyi kandi duturanye nabo bagira ibipimo byiza by'isuku. Bizaba dufasha kwirinda indwara nyinshi cyane. Ikindi cya kabiri, dutange mitiweli. Mwabitwemereye, ariko ndi gushaka ngo twongere tubishimangire, dutange amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, kugira ngo nunarwara uzihutire kujya hehe? Kwa muganga. Ikindi cya gatatu, mujya mwibuka ko mufite abajyanama b'ubuzima. Mu mudugudu barahari 4, bose barahuguwe ku kwita ku murwayi,
ngira ngo murabizi ko bavura abana impiswi, umusonga, ariko no byagera kuri malaria bakatuvura twese. Bafite n'ibikoresho. Mu gihe rwose wumva ahantu uri utameze neza, egera umujyanama w'ubuzima abanza gusuzume. Muze ku ivuriro babaho ubujyanama, babavure nkuko bababwiye indwara bavura, mumererwe neza. Twirinde ba bantu barembera mu rugo. Twivuze ryari kare. Twivuze ikindi noneho tumaze kuvuga ku bukangurambaga bw'isuku, tuvuze gutanga mitiwere, tubakanguriye kwivuza kare. Ikindi mwishimire uruhare rwanyu mu iterambere ribageraho. Iyo uriya muhanda ukiza kuba warapfuye cyane, n'ubu ngubu baba bakigira gute, baba bacyubaka hano, ntibiba byarasojwe kubera ko imodoka zizana ibikoresho, amatafari n'ibindi zari guguma mu nzira zikabura uburyo zigera hano. Ndagira ngo mwishimire ko mwagize uruhare mu gutunganya umuhanda kugira ngo benye abagendwe, sibyo? Turabibashimiye rwose. Nkuko mwakomeje kubivuga kandi twabonye mufite intego nziza, mukomeze kugira uruhare mu kubungabunga uriya muhanda. Mu gihe dutegereje ko uburyo uzakorwa mu buryo burambye, nahacu nahawe naho umuturanyi wa hariya, kugira ngo byibuze tubashe kugira gute gukomeza kuwubungabunga, ubashe gukomeza gukoreshwa. Siko bimeze? Ndagira rero nsoze mbashimira ko mwaje kutwakira, nsoze mbashimira ko musa neza, n'abanyamakuru babashimye. Nibi byuma biraza kubakesha cyane. Muze kubwira gitifu wakagaraza kubereka amashusho yarari hano, musa neza cyane. Mukomeze uyu muco rero w'isuku, uwo twababonanye twizere ko n'abana banyu mwasize mu rugo ariko bameze. Siko bimeze? Hano hari umuntu ukirwara amavunja? Arahari? Hari umuntu ukirana n'amatungo mu nzu? Ni ibipimo byiza bigaragaza ko mwateye imbere. Hari abakirwaje imirire mibi? Barahari? Abajyanama b'ubuzima mudufashe, ndetse n'ubuyobozi dukangurira abantu kugira uburyo dutegura indyo iboneye, indyo yuzuye, kugira ngo twirinde imirire mibi. Indyo yuzuye igizwe n'iki? Agira utubwira. Indyo yuzuye igizwe n'iki? Ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibiterambaraga. Arakoze cyane. Mugize gute? Murasobanutse. Ibyo rero tugenda tubyiteho, tubinoze kugira ngo abana bacu bagire imikurire myiza, ariko natwe kugira ngo tubashe kuramba no kugira ubuzima igihe kirekire, natwe turya indyo yuzuye. Ikindi, hari amakimbirane kiba mu ngo zanyu? Hari umugabo ujya urara abakangura kubera ko ari guteza umutekano muke? Ntago bikibaho. Murasobanutse. Ahasigaye rero reka tubatume kuri bagenzi banyu, mugende mutubere bambasaderi beza, mutugereze ubutumwa kubo muturanye, mutugereze ubutumwa bunarenge Karengera, bunagere za Rusizi, za Nyakabuye, za hehe, mutoze n'abandi kubana neza, kubera ko amakimbirane mu ngo ateza ingorane, niyo yayandi atuma urugo rudatera imbere, niyo yayandi atuma abana batiga bava mu ishuri, niyo yayandi ateza ingorane nyinshi cyane. Murakoze cyane, Imana bamugisha. Arakoze cyane. Arakoze cyane, arakoze cyane, barasobanutse. Numvishe ariko bageze ku kantu k'amakimbirane, ari nyuma numva ibintu ariko hari n'undi musaza ukeneye umuganda baniganye ijambo. Wumvise za sake z'inyamasheke ko zavuze? Yego yego. Turabasigira Mutabazi barebe niba yayimara, ubundi bamukoreshe gahunda. So reka tubashimire cyane, reka dushimire ubuyobozi bwite bwa leta, reka dushimire umuterankunga SFH na Takeda, reka dushimire by'umwihariko bivuye ku mutima abaturage ba Gasayo, hanyuma dushimire n'Imana yaduhaye ikirere cyiza cyane. Reka rero tugane ku musozo tubashimira cyane. Twari hano, ibyo twavuze byatambutse kuri radio ndetse kandi no kuri YouTube. Radio Isangano ikaba yumvikanira ku murongo w'104.9. Tuzagaruke. Mwadukunze? Ninde mwakunze hagati yanjye na nuriya mugabo? Abagore bankunze, abagabo bagukunze. Abagore uko ari bo benshi. Sare reka tubashimire cyane. Nitwa Seba, mugira amahoro.
ka kazi ki